Mureke tuganire uburyo ibihugu bikira. Ese ibihugu bikira ari uko bifite peteroli nyinshi, ari uko bifite zahabu na diyama byinshi, nk'ibihugu by'Abarabu tuzi ko bikize ngo kubera ko bifite amavuta. Ese ibyacu byo muri Afurika ko tuzi ko nka Nigeria nayo icukura amavuta n'ibindi, ariko byo bikaba bikennye. Ni iki gituma igihugu gikira mu by'ukuri? Ariko se ko Ubushinwa bukize kandi budacukura zahabu, butanacukura amavuta, ese bigenda bite? Uyu munsi rero nicyo kiganiro tugiye kuganiraho, ngo turebe ese twebwe twabyitwaramo dute, twebwe twakwigira iki kuri bino bihugu bikize bidafite ibyo bintu byose. Ese niba ngibi bibifite ariko ntibikire, ese bigenda bite? Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Reka rero nk'uko nabibonye ku bindi biganiro baganira impamvu ibihugu bimwe na bimwe uzasanga bivuga ko bidakize, ngo ni ukubera yuko bidafite ngo bidacukura peteroli, ngo bidafite zahabu, bidafite ibiki n'ibiki, ariko ugasanga hari ifite ibyo bintu byose bo bifuza, bo nabo bakaba bari hasi y'umurongo w'abakene, bakaba si n'abakene ahubwo ari abatindi, kandi bo bakagombye kuba bakize. Abashinwa rero bo nta na kimwe bafite, ariko bakaba bakomeza gutera imbere. Kandi burya urebe na kiriya gihugu cya Amerika, burya gicukura amavuta iwabo, burya kigira amavuta na gaze, ariko kiracyakeneye ibindi byo hanze. Kiracyagenda gushaka gaze yo hanze, kiracyagenda gushaka peteroli yo hanze, kiracyagenda gushaka n'ibindi byo hanze. Ukibaza ese bipfira he? Ese ni ikihe kibazo kirimo kubera kuri iyi si? Ikintu rero nashoboye kubona mu makuru nashoboye kugeraho, nuko burya cyane cyane ku bihugu bya Afurika tugira ikibazo, tugira imyumvire yuko niba udafite zahabu mu butaka bwawe, niba udacukura amavuta mu butaka bwawe, ubwo ngubwo urubanza rwaraciwe, ntuzigera ukira. Ariko twibagiza yuko buriya dukurikije experience ibindi bihugu biratwereka yuko burya abantu bakoze ibikorwa remezo bifatika, abantu bakoze ibikorwa remezo hejuru y'ubutaka, ntabwo ari munsi y'ubutaka, hejuru y'ubutaka, abo bantu nibo bakize cyane, nibo bakora akazi gatuma abantu babona akazi, bakora inganda. Noneho ba bandi bafite yari amavuta, bafite ziriya zahabu, bakaza babakeneyeho buriya bwenge bwa ziriya nganda. Reka mbahe urugero, nujya gushaka ibihugu bikize ku isi, burya hari kuri liste uri butangazwe n'ibihugu biriho. Mu bushakashatsi nakoze naje kubona mbona bambwiye ko ngo igihugu cya Luxembourg ngo nicyo gihugu gikize ku isi. Ndikanga ndavuga se iki gihugu gikize gite? Kandi hari Amerika, hari n'abandi. Noneho baje gutanga urugero, baravuga ngo kino gihugu cyitwa ko yuko gikize ngo kubera ko gifite abaturage bake, kandi nacyo kikaba ari igihugu gitoya. Ngo kandi ikindi icyo bakora ni iki? Muri business zabo bagerageje gufungura ibyo bita business zisohoka, ngo is global hub for banking, investment funds and financial. Ngo kandi ugasanga n'abantu bakora ibintu bya mu byerekeye kubika mu bintu by'amabanki, n'abantu bizerwa mu bintu by'amabanki, mu bintu byo kwinvestisa, abantu batanga inguzanyo, gutanga amafaranga. Ni ukuvuga ngo kubo n'aba investors banini cyane, bakagira n'amakampani, many international companies manage money there. Ni ukuvuga ngo amakampani yano manini tujya twumva, usanga amafaranga yabo bayamanagingira hariya mu gihugu cya Luxembourg. Ngo kandi kikaba gituye n'ahantu heza, kikaba kiri hagati y'ibihugu bitatu: Ubudage, Ubufaransa n'Ububirigi. Bityo rero ibintu byose bikorewe mu Budage bishaka kujya mu Bufaransa, ngo bigomba kunyura muri Luxembourg. Muri Luxembourg bigiye mu Bufaransa mo hehe binyura hariya. Ni ukuvuga ngo service za communication, amabanki n'ibiki byose, ibyinshi babikura muri Luxembourg nk'abakozi baho, kubera ko ngo kino gihugu cya Luxembourg ngo usanga abakozi baho, abaturage baho bavuga indimi zombi, Igifaransa
ni icyongereza, ngo kandi bazamuye urwego rwa education ku buryo muri bo ibintu byerekeye ubumenyi bari hejuru cyane, ngo political stability, ngo kandi ahangaha ibintu bya mu rwego rwa politiki iri stable. Ntuzumva ibintu nk'ubu ubajije umwana ngo perezida waho ninde ntiwamumenya, minisitiri waho ntiwamumenya. Ni ukuvuga ngo ibintu byaho biba biri hasi, ntabwo ushobora, n'abantu batajyana mu binyamakuru, kandi ngo ruswa yaho ngaho iri hasi cyane ugereranyije n'ibindi bihugu bituranye nayo. Ngo business friendly law, ngo attract global company, ngo kandi muri business amategeko yaho ya business ari friendly. Ni ukuvuga ngo nta mategeko akazi yaho arimo bituma noneho company zo mu mahanga zishaka kuza gukorera hariya. Bityo rero bituma ari ibintu bituma company nyinshi zizakora hariya, igihugu kikabona abakavukire bakabonamo akazi, babonamo akazi, noneho bagatanga imisoro, n'ugasanga igihugu kibeshejweho n'imisoro. Iki ni ikintu Afurika twakwigiraho, kubera yuko muri Afurika twibaza yuko niba twabona amavuta tugacukura zahabu nibyo bintu byatuma dutera imbere, ariko burya ngo ni ukwibeshya, ngo kubera ko ngo icyo ni ikintu, ni igice kimwe gusa muri revenue igihugu kiba gikeneye. Burya kugira amavuta, kuba ucukura amavuta ushobora no gusanga amafaranga ava muri ayo mavuta ari nka 3% bya GDP, umusaruro mbumbe w'igihugu, mu gihe igihugu kiba gikeneye ibindi byinshi cyane, andi mafaranga menshi kugira ngo babone uburyo igihugu gikomeza kigakora. Batanze urugero, baravuga ngo ushobora gusanga ari kampani imwe gusa cyangwa 3 zicukura amavuta, ariko mu gihe igihugu ubwacyo gikeneye kampani zirenze 200 mu gihugu. Ubwo rero urumva ko niba abantu bose bazumva ko bazakora amavuta ariyo azakora ibintu byose, burya hari icyo tuba twibeshye. Batanze urugero nk'igihugu cy'Ubushinwa, ntago bacukura amavuta mu Bushinwa, ariko icyo bakoze ni iki, bubatse inganda nyinshi zishoboka, bigisha bafungura n'amashuri yigisha ibintu bigezweho. Bityo rero abana bari hariya bakura bumva ko bo baziremera akazi, bumva ko buri wese azakura afite uruganda rwe. Niyo atagira uruganda rwe, akaba hari abantu nka 2-3 bazakorana kugira ngo bakore uruganda. Noneho uretse kiriya gihugu cya Switzerland twari tubonye gikize, hakaba n'ikindi gihugu cyitwa Ireland, ngo boosted by big tech. Ngo bano rero ngo buriya ngo ubukire bwabo buturuka ku matekinoloji menshi bakora, and muri multinational companies n'amakampani mpuzamahanga ahakorera. Twabonye n'igihugu cya Singapore, global trade hub with a strong financial sector, nacyo ni uko mu byerekeye ubucuruzi. Icyo ni igihugu cya Singapore, na Qatar ikaba ijemo, bavuze ko ngo massive oil and natural gas wealth. Qatar yo bakavuga ko ikijijwe n'amavuta na gaze bacuruza. Ariko kandi no mu bino bihugu by'Abarabu, za Qatar, za Saudi Arabia, baje gusanga yuko gucuruza amavuta na za gaze bidahagije. Niyo mpamvu nabo bagiye usanga bajya mu bintu by'amabanki, ibintu boost the big technology, no gushyira ibintu muri high value export. Bityo rero bigatuma bashakira imisoro mu bindi bintu, ntibajye gusa mu mavuta na gaze. Ibi ni ibintu igihugu gishobora gutera imbere kitagiye kurebera gusa ku kintu kimwe gusa. Nubwo bwose hari uwavuga ngo kuki se Afurika tudakize, ngo kandi ngo dufite ayo mabuye y'agaciro, dufite izo zahabu. Yego ushobora kuba ufite izo zahabu, ariko ntago yonyine niyo wayicukura, niyo waba ari wowe wonyine ufite isoko y'iriyo zahabu, abantu bose ntibazongere kuyigira, akaba ari wowe wicuruza. Yari amafaranga yavamo ntabwo yaba ahagije, kubera ko ngahibaze ni inganda zingahe zava kuri zahabu, ni inganda zingahe zava mu gucukura amavuta. Ntabwo ushobora gukora inganda 1000 mu gihugu zose zicukura amavuta, ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo rero habaho inganda zitandukanye zikora amamodoka, izikora amapine, izikora ibirahuri, izikora ibiki n'ibiki. Ibintu byose uko zigenda ziba nyinshi inganda mu gihugu, niko abakozi bagenda babona amafaranga, kandi abakozi baho bakabona akazi, bityo bikagabanya ubukene igihugu kiba gifite. Rero mu by'ingenzi nashatse ko tuganira, ntitwibande yuko gusa ngo igihugu kidashobora gukira. Gishobora kuba nta na kimwe mu itaka gifite ari igikene mu itaka, ariko hejuru y'itaka hari ibikorwa remezo byubatswe, kandi bakanigisha n'abakozi baho n'abaturage baho kumva yuko nta kindi kintu cyabateza imbere uretse bo ubwabo. Nta mpamvu yo kubona imfashanyo ziturutse hanze, bo ubwabo bihagije. Kandi ikindi hano impamvu ubona nari ntanzeho urugero ku gihugu cy'Ubushinwa,
nari ndimo kumva ikiganiro cy'uburyo burya ngo ibihugu bigira amafaranga birya amadeni. Mu kurya amadeni ngo burya bacuruza ibyo bita bonde. Bonde ni kuvuga ngo ni cya gihe umuturage aguriza igihugu cye. Leta wenda tuvuge ngo leta ikeneye miliyari 200, ugasanga none iracuruza bonde. Izo bonde zigurwa n'abaturage babo, ikaba zigurwa n'abantu bo hanze ndetse n'ibindi bihugu, ku buryo nk'ubu ngubu Amerika yacuruzije bonde izigurisha mu bindi bihugu, usanga Ubushinwa bwaraziguze. Niyo mpamvu uzumva ngo Amerika ifite ideni Ubushinwa. Si ukuvuga ko ari Abashinwa gusa, ndetse n'abene igihugu na kampani zikomeye mu gihugu rero buriya nazo zigura izo bonde. Bityo rero iyo ugize amahirwe ukaba ufite izo bonde ugurisha kugira ngo ubone ideni, ari nk'igihugu ufite kampani nyinshi mu gihugu cyawe zifite imbaraga, urumva ko muri make ukora amafaranga neza, kandi amafaranga ari mu gihugu birafasha cyane kurusha wa muntu udafite inganda mu gihugu iyo agiye kugurisha izo bonde kugira ngo abone amafaranga. Bityo akenshi ujya hanze, kandi hanze akenshi bagutegeka rimwe na rimwe inyungu, baribo bagutegeka bakubwira twebwe nutaduhera aya ngaya ku ijana ntabwo turi buzigure. Urumva ko muri make noneho bakaguhenda kugira ngo bazagukuremo inyungu nyinshi, kuko birafasha cyane. Tuzabiganiraho mu buryo burambutse ibihugu bikize uburyo birya amadeni kugira ngo amafaranga yabo akore movement, kubera ko akenshi kugira ngo mubyumve neza nuko urugero igihugu kirateganya ko umwaka utaha bije yayo izaba miliyoni 90 y'amadolari. Urwo n'urugero ari ntanze miliyoni 90. Noneho mu misaro y'imisoro yasaruye yisanze ifite miliyoni 80. Urumva ko haraburaho miliyoni 10. Byaze bikunze irarya ideni kugira ngo yuzuze ya gahunda yayo ya miliyoni 90, ariko kandi ikazayishyura mu gihe imyaka 10-15 ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva ko akenshi ibikora rimwe na rimwe ari ku bushake, no kugira ngo amafaranga asirikire, no kugira ngo ikore inshingano zayo mu kubaka. Twarabibonye mu yindi video ibanza yuko igihugu kirya amadeni atari uko idafite amafaranga. Yajya hari mu mashini nk'Abanyamerika kuki barya amadeni, bajya hari bagapremptinga amadolari agasohoka. Ariko rero biriya bintu ntabwo ari byiza, ngo burya bituma igihugu kitajya kuri pressure ngo cyishyure. Birya ngo byatesha n'agaciro amafaranga yabo. Burya ngo kurya ideni ni byiza ku gihugu, kandi bituma byubahana bikanizerana. Kandi burya ngo ntabwo baha ideni igihugu icyo ari cyo cyose, baha igihugu kibona kiri stable, kiba gifite ekonomi ihagaze neza, igenda neza. Bakareba imitegekere yo muri icyo gihugu n'uburyo abaturage bifata, uburyo abaturage babo amafaranga bafite akahe gaciro. Iyo ari abaturage batari serious, bahora bari mu ngendo bigendera bahunga igihugu, urumva ko icyo gihugu kiba gifite ibibazo by'abaturage, kubera ko iriya misoro kugira ngo bazishyurwe, igihugu kizishyure amadeni, nta mafaranga azava mu misoro y'abaturage. Niba igihugu kitarimo kwiyubaka, urumva ko byanze bikunze ibindi bihugu bizatinya kugiha amadeni. Ibyo rero nibyo nashatse ko tuganira kuri uyu munsi, ngo mbasangize impamvu biba byiza ko igihugu kidategereza yuko kuko kidacukura lisansi na mazutu na gaze, nako no kuba kidafite amabuye y'agaciro ko nta kidashobora gutera imbere. Oya, hari byinshi byakorwa hejuru ya buriya butaka bikagenda, kandi bikarema akazi, bigakora abakozi benshi, bikazana imisoro, bikarema imisoro n'ibindi. Bityo rero nizere ko hano hari akantu mwiyunguyeho kuri uyu munsi. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza. God bless you. God bless you all of you. Ciao, 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 ciao.